Ese koko waba wibaza impamvu bamwe batsindira buruse abandi bakayibura kandi bose bafite amanota asa? Inshuro nyinshi igisubizo kiri ahantu hatitabwaho na benshi. Urwo ni urwandiko ruzwi nka motivation letter. Motivation letter iyo niyo baruwibwira abatanga buruse impamvu bagomba kuguhitamo ndetse bakaguhitamo mbere y'abandi bose. Aho uherereye nicyo wifuza kugeraho. Muri iyi video cyangwa muri igice cya mbere ndakwereka impamvu iyi baruwa ari urufunguzo nyirizina rwa buruse ndetse n'ibintu by'ingenzi ugomba kwitaho kugira ngo nawe izasomeke neza kandi ishimishe utanga buruse kandi abashe kuguhitamo biguhesha amahirwe yo kubona buruse. Icyo ni ikizwi nka motivation letter. Mu gice cya mbere ngiye kugusobanura nkwereka icyo bita motivation letter, mubwire n'impamvu ugomba gukora motivation letter ya nyayo. Abanyeshuri benshi usanga wenda umwe yagize 75 n'undi akajya 75 ariko umwe akabona buruse undi akayibura. Ese babyagenze bite? Reka byose tubyinjiremo muri iki gice cya mbere. Ubwo mu gice cya kabiri nzabereka uburyo ki noneho wayitegura, mwereka uburyo ki wayandika, tuzabikora pratique. Hanyuma ngiye mugiye kubana muri video ni Callixte Mutabazi, ndabashimiye cyane. Kigera hano kuri umuyoboro mushya w'abanyeshuri, abanyeshuri bashaka kubona kaminuza ndetse no gutsinda ikunzozi zabo. Icy'ingenzi ugomba gukora ni ukurira naho kanze subscribe ugafungura inzogera ukarakinga iyi video. Ikindi kandi hari channel twafungure ngo dukomeza kuyibabwira izagira ushaho kunyuraho amakuru meza y'uburezi ndetse no gupractica ubwenge cyangwa ubumenyi wakuye mu ishuri ukabushyira mu buzima busanzwe. Iyo channel yitwa Utekereza iki. Muri iki ndaza kuyipindinga muri comment kugira ngo nawe uze kuhagera ukande subscribe kuri iyo channel kugira ngo umubare w'abanyeshuri dushaka niwuzura tuzatanya n'iki kiganiro cya mbere niba ushaka kubyaza umusaruro ubumenyi ufite aho uri ndetse no kubasha gukwereka ibyo ki ushobora gukora akazi aba online cyangwa n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ndetse turebe n'ibintu ugomba kumenya kandi byagufasha mu gukabya inzozi zawe. Waba uri umunyeshuri cyangwa utari umunyeshuri, iyo channel irakureba. Icyo ugomba gukora niba uri interested ni ukugenda ukanda subscribe hanyuma ukazategereza video ya mbere tuzabakoreraho, hanyuma nawe ukasangira ibitekerezo n'abandi kandi ukabyaza umusaruro aho uherereye, kuko tubafitiye udushya twishi kuri iyo channel. Rero muri motivation letter cyangwa ibaruwa wandikira abatanga buruse kugira ngo babashe kuguhitamo kuguha kaminuza, ikintu ugomba gukora rero, buruse ntabwo itangwa kubera amanota gusa, ahubwo amanota niyo aba urufunguzo ariko si urufunguzo rwonyine, kuko igifungura urugi ni ikizwi nka motivation letter. Iyo rero abatanga buruse basomye motivation letter yawe neza bahita bamenya ko ari wowe wanyawe, intego zawe, icyerekezo cyawe ndetse n'icyo uzamarira isi muri rusange. Niyo mpamvu rero iyi baruwa yawe yanditse neza iba ari urufunguzo rufungura umuryango abandi bose badashobora kunyuramo. Rero niba ukurikiye icano ikizamini ibyo byose turashobora kugenda tubibasobanurira. Ndagira ngo mbaje gusobanura ikizwi nka motivation letter kugira ngo ubashe kubimenya step by step. Hanyuma rero buruse ntabwo itangwa kubera ayo manota gusa. Yego amanota ni ngombwa ariko sibyo bifungura urugi rukwinjiza muri kaminuza. Abanyeshuri benshi bandika motivation letter bagakora ikosa ryo kwiga nabi ndetse no kubona ibyo babonye kuri internet cyangwa ibyo bamenye ku nshuti zabo zanditse, hanyuma bo bakabikopura kandi batarizi bingana kandi batafite purpose imwe cyangwa badashaka kwiga ahantu hamwe. Ariko rero buruse ntabwo iguha agaciro kubyo abandi bavuze, ahubwo iguha agaciro kubyo wowe ubwawe uharana ndetse n'umwihariko wawe. Ubwo iyo baruwa igomba kuba iyawe, ikavuga amateka yawe, ibibazo wahuye nabyo nuko uteganya guhindura isi binyuze mu masomo wifuza kwiga muri kaminuza uri gusabiramo buruse. Rero motivation letter ni ikintu cy'ingenzi cyane ku munyeshuri ukurikira icano ikizamini. Hanyuma rero ikintu numva twaheraho, hari ibintu bitanu rero ugomba kuba ufite ndetse ugomba kugaragaza muri motivation letter kugira ngo ibashe kwemerwa. Hari ibintu bitanu rero utagomba kubura muri motivation letter cyangwa ibaruwa ishishikariza utanga buruse kuguha kaminuza. Icyambere, ugomba kwiyerekana, uvuga uriwe, aho wavuye, amateka yawe magufi n'urondogore. Kuko ibi nzabereka step by step y'ukuntu ibintu bikorwa. Twabateguriye video nyinshi, cyo ugomba kuba nukuba update kuko buri video dusohoye ugahita uyibona. Impamvu ya kabiri, ugomba impamvu wahisemo igihugu cyangwa iyo kaminuza. Hari impamvu niba wahisemo kwiga mu Rwanda cyangwa kwiga USA, Germany ndetse n'ahandi, impamvu wahisemo icyo gihugu cyangwa n'impamvu wahisemo kwiga muri iyo kaminuza, ukagaragaza ubushake bwawe bwo kuhiga ndetse n'impamvu wumva ushaka kuhiga.
Ikindi cya gatatu, icyari cyo cya gatatu, ni impamvu wifuza iyo porogaramu y'amasomo. Sobanura aho bikwerekeza mu cyerekezo cyawe, kuko iyo porogaramu ari y'ubuvuzi, ugaragaza impamvu uje gukemura ibibazo by'ubuvuzi. Impamvu rero ya kane ni uko ibyo ugomba kubyiga ndetse bikagira icyo bifamarira igihugu cyawe. Abatanga buruse rero bakunda kumva yuko uzagaruka ugafasha abandi. Ubwo bumenyi ufite n'ubwihererana ahubwo ukaza kuwufashisha abandi. Ikindi ni icyerekezo cyawe cy'ejo hazaza. Garagaza yuko ufite intego ndende kandi atari ukubera imbere y'amasomo gusa, ahubwo no kugaragaza icyerekezo cyawe cy'ejo hazaza mu gihe uzaramuka wize iryo shami cyangwa wize iyo porogaramu muri iyo kaminuza. Rero waba wararangije mu mwaka wa 2024, mu mwaka wa 2025, iyi video irakora kuko ibi byose ugomba kwigaragaza muri motivation letter. Rero hari impamvu ujya wibaza ati kuki yabonye buruse bafite amanota angana cyangwa yaranamurushaga uyu akagenda uyu agasigara, ese biba byagenze bite? Izo ni impamvu zose umunyeshuri anyuramo hanyuma bigatuma yabura kaminuza. Hanyuma rero hari ingero zigaragaza kandi zigaragaza imbaraga. Urugero, niba wifuza kwiga ubuvuzi ushobora kuvuga ati ukagaragaza kitwa nka GREWAP mu gace ko kadasanzwe, nyine ufite ikibazo byo kubona abaganga aho hantu. Niba aho hantu wenda niba ari mu gihugu cyawe ukavuga ko ari ikibazo cy'ubuvuzi bukeya cyangwa serivisi z'ubuvuzi zimwe na zimwe zitagaragara aho ngaho ari zuje kwiga. Niba wifuza kwiga ubuvuzi kugira ngo nzagaruke ngire uruhare mu kuziba icyuho cy'abaturage babuze abaganga, ibyo ukabigaragaza, kuko muri motivation letter nzabira uburyo cyuyandika step by step, inyuguti ku yindi. Icyo usabwa ni ukuba uri hano kuko byose nzabikwereka. Hanyuma ibyo birakura cyane kurusha kuvuga ati ndashaka kuba umuganga. Oya, ibyo se nawe utabyifuza, ariko kuki se nshaka nyine kuba umuganga? Iyo niyo mpamvu rero ugomba kwandika motivation letter ihamye kandi ibasha gukura amarangamutima y'umuntu utanga buruse. Motivation letter igomba kuba ngufi kandi isobanutse kandi ifite umutwe n'umusozo. Igira ati gira intro ikurura cyangwa introduction ikurura, ushyiramo ibisobanuro bigaragaza wowe nyiri kwandika cyangwa wowe ushaka iyo buruse, ndetse ugasoza werekana icyizere n'ubushake ufite bwo kwiga iryo shami n'umumaro uzamarira abaturage b'igihugu cyawe ndetse n'isi yose muri rusange. Ntuzandike amagambo menshi adafite ireme, kuko buruse ikunda gusoma kandi basoma amagambo make, kuko hari abantu baba benshi banditse amaretere nk'ayawe. Ikintu rero ugomba gukora ni ukwandika motivation letter ariko nurondogore. Ugomba kwandika ibintu biri seriye kandi bigufi kandi bisobanutse kugira ngo buri muntu wese abashe kumva icyo wari ushatse kuvuga, kuko muri video izakurikiyeho muri iki gice cya mbere ni uko nguko byemeze. Mu gice cya kabiri nzabere ku buryo ki noneho motivation letter uyandika. None se we wari warigeze utekereza uko motivation letter iyo ariyo ifungura urugi rwa buruse? Ushobora kuba utarubizi ko motivation letter ari ifungura urugi rwo kubona buruse cyangwa full scholarship, ariko niba utarubizi bimenye, kuko kuba warakoze CV yego nibyo, ariko utaragaragaje kizwi nka motivation letter, menya yuko ibyo byose wakoze yego ni byiza ariko byose ni ubusa. Amanota yawe ni ingenzi, ariko iyo baruwa ya motivation letter niyo igaragaza uwo uriwe koko kandi n'impamvu bagomba kuguha iyo buruse. Ikintu ugomba gukora ni ugukonveka umuntu utanga buruse. Hanyuma rero niba ukeneye kubona buruse ntugacike intege mu kwandika motivation letter yawe. Yandike uyivuge nk'umuntu ushaka guhindura isi kandi bizaguha amahirwe menshi yo gutsinda. Twebwe ikintu tugufasha hano ku kizamini ni uko tugomba kukwereka step by step y'ukuntu ibintu bikorwa, kuko mu gice cya gatatu cyangwa cya kabiri tuzabereka uburyo ki wandika motivation letter turi kumwe live step by step. Ikintu ugomba gukora, niba utarakanda subscribe, kana subscribe ufungure inzu jyano ku kizamini kugira ngo ukomeze ubone inama zose zagufasha kubona buruse ndetse no gutegura university neza. Kandi sangiza iyi video ku nshuti zawe zose, zaba zirangije uyu mwaka cyangwa zarangije mu mwaka washize, kuko hari benshi bashobora kubura aya mahirwe atari ukubera amanota, ahubwo ari ukubera batigeze bamenya yuko motivation letter ari rwo rufunguzo rwa kaminuza. Hanyuma nge mwabanye muri video ni Callixte Mutabazi, ngira ngo mbibutse niba utarakana subscribe kuri ya YouTube channel yindi
twafungura izafasha umunyeshuri mu gukabya inzozi ziwe z'ejo hazaza. Link ndaza kuyipininga muri comment kugira ngo uze kubona iyo link uyikandeho ukande subscribe. Channel yitwa utekereza iki kugira ngo nawe tubashe kuzana ibitekerezo dufite hanyuma tubizane muri pratique, ibyo ufite bibashe kubibyaza umusaruro. Hanyuma rero ngewe reka tuzahure mu yindi video itaha mbereka buryo ki iyi motivation letter mu kindi gice wayikora kandi bikagenda neza. Hanyuma rero mu kanya ndaza kubereka application tuzifashisha dukora ikitwa motivation letter, hanyuma mitembereka n'uburyo ki twakora iyo motivation letter. Bye bye, reka tuze guhura mu kanya. Niba utarakana subscribe bikore kandi ujye muri comment utubwire igitekerezo cyawe muri comment, kuko niho duhera dukora kuko muri comment niho duhera dukora iyindi video. Hanyuma rero mu gice cya kabiri nzabereka application wakwifashisha ndetse mbereke uburyo ki wakora motivation letter, mbereke uburyo ki uyandika step by step n'ibisabwa byose kugira ngo ube wakora motivation letter. Reka tuze guhura mu kanya, ujye ugaruka usurica no kuko iyi ni channel y'abanyeshuri kwisharenga ni ibintu by'agaciro cyane. Ngiye ndwa Chris Mutabazi, reka dukomeze duhura. Hanyuma rero niba ushaka kwamamaza ushaka kuduhamagara kuri 0729983224 hanyuma tukamaza ikorwa bye nawe bikamenyekana. Hanyuma ukeneye ibanza mu karere ka Bugesera, hari ibibanza byiza cyane waturamo kandi byegereye kaburimbo. Hari ibyegereye ikibuga cy'indege cya Katari, hari ibyegereye kaburimbo, hari isambu yo guhinga, hari amazu meza. Ushobora guhamagara batifite aya mafaranga yangaya, nimushakire inzu imeze uko nguko kandi ikomeye. Hanyuma imitungo deals ni company imaze igiye ikora cyane hano mu karere ka Bugesera, kuko iragufasha yagita gutekenikira inzu ugahita uyibona vuba vuba, inzu idafite ibibazo, hanyuma mugahita mukora mutation byose bigahita birangira. Bye bye, reka duze guhura mu kanya. Hanyuma rero duhamagaye kuri izo nimero niba ukeneye kwamamaza cyangwa nawe ukaba ushaka kugurisha inzu, twaza tukayisura hanyuma tukareba niba koko amafaranga uri kwaka umukiriya akwiye, hanyuma tukakwamamariza nawe bikamenyekana. Nawe ni ufite umutungo ugurisha duhamagare kuri 0712919824 twamamaza ibikorwa byawe bimenyekane, ugure ugurishe, kuko hano ni ahantu h'agaciro cyane. Ukihagera ni ahantu h'agaciro, ntugacike intege. Rero ujye utwandikira kuri izo nimero. Bye bye, reka tuze guhura mu kanya.